irangije irambwira ngo inze mbwire abantu bayo bongere basenge. Irangije irambwira ngo muri uko gusenga basengera uyu mwaka bagiye kwinjiramo. Imana irangije irambwira ngo basengere ukwezi kwa 12. Bagusengere mu gihe bazaba binjiye mu kwa 12 bazafate amasengesho. Umuntu wese w'umunyamasengesho ku ruhande rwe azafata amasengesho y'imisi 3 yo kugira ngo asenge amenye iby'umwaka yinjiyemo wariwe. Imana irangije irambwira ngo Satani asutse umwuka mubi usutse ku bantu bayo, isutse umwuka wo kugira ngo abantu benshi bapfe impfu zitunguranye. Imana irangije irambwira ngo uyu mwaka cyangwa ku kwezi Imana irangije irongera irambwira ngo ababyeyi basengere urubyiruko, basengere abasore n'abakobwa, kuko Satani yohereje umwuka mwinshi w'ubusambanyi bagasambana. Ariko ikintu bakwiriye gusengera cyane nabambwiye ngo ni musenge mwongere musubira mu bihe byo gusenga, musenge kugira ngo mumenye amakuru ku gihe cyayo, kugira ngo mumenye uko mukwiriye kurindwa nayo, kugira ngo mumenye uko mukwiriye kugotwa nayo. Imana rero irangije irambwira ngo uyu mwaka haje indwara z'amayobera zitandukanye. Ariko Imana irangije irambwira ngo mwongere musengere umwaka wa 2026, kubera yuko hagiye kubaho ibintu bigiye kubabaza umugenzi wari we wese, hagiye kubigoye. Imana irangije irambwira ngo uriya mwaka 2026 nibwo ikimenyetso kije cyakora ku mugaragaro. Abantu rero ntabwo bari maso, abantu ntabwo bari gusenga, abantu barasinziriye. Ariko yaba bari bafite amakuru y'umwaka bagiye kwinjiramo, yaba bari bafite amakuru y'uyu mwaka barimo uko uzarangira, Imana irangije irambwira ngo dore haba abantu benshi babeshikwa amasezerano bavuga ngo niyo yavuze kandi atariyo yavuze. Imana irangije irambwira ngo nibareke kuyisakuriza, nibareke kuyivugiriza induru, kuko ibyo yavuze bimwe yarabibasohoreje, ariko hari ibindi bategereje ariko batazegera babona, kuko nibyo abantu babahaye. Ariko ibyo yabahaye nirangije irambwira ngo nongere ngo nkubwire wewe mu mama we wasenye urugo rwawe kubera kugendera muri kirabaye, kubera kugendera mu kivunge. Irangije irambwira ngo winjije divorce kubera kubw'intege nkeya, kubera kubwo kunanirwa. Imana irangije irambwira ngo reka nizere ko mumeze neza kandi mwese muri amahoro, mwese mudukunda kandi mubukira ibiganiro byose uca ku Musaraba TV. Umugisha w'Imana n'ubane namwe kandi neza y'Imana ibasesekaro ndetse n'abanyu bose hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muhereremo mu ntara zitandukanye. Mwese mukamudukurikiye mwumva urimo ndi kuvuga, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni Berine mvugana kuri mikoro, ngize umugisha udasanzwe. Ndi kumwe n'umubyeyi umukozi w'Imana tugiye kubana nawe muri kano kanya. Reka mbaseye kugira ngo mubare natwe dutangire nicyo kiganiro kandi dusozanye, ndazi ntashidikanya yuko buri wese ari buze kungukiramo kandi ari buze guhabwa umugisha wabumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka mwakire, ntago ari ubwa mbere si n'ubwa nyuma, tuzakomeza tubane uko umwuka azajya abishoboza. Yesu ashimwe cyane mubyeyi. Amen. Uraho neza? Turaho. Makuru imeza. Iminsi yariciyemo cyane ko witonze cyane. Ibisanzwe nitonda. N'ubusanzwe bwa witonda cyane. Ariko bizibura ziri no mu ndangagaciro z'umukristo, wese kuba indangagaciro z'umunyarwanda no mu ndangagaciro z'umukristo abagomba kuba yitonze. Amen. Ariko hari umuntu avuga ngo genda witonze utwaye amabanga y'Imana, wasanga nawe ufite ibintu bigushikamiye byinshi cyane by'amabanga y'Uwiteka Imana. Birashoboka buriya. Reka tugusabe rero usuhuze baduteze amatwi. Turabasuhuje. Reka mbanze ndirimba umuririmbyi wo kubasuhuza. Yego. Bese muraho mutaravuga ibindi, mbese muraho ubwoko bw'Imana mwe,
mbese muraho nshuti z'umusaraba, mbese muraho amatabaza yanyameze ute, mbese muraho tutaravuga ibindi, mbese muraho ubwoko bw'Imana mwe, mbese muraho nshuti z'umusaraba, mbese muraho amatabaza yanyameze ute, mbese muraho mu Rwanda no hanze, mbese muraho ubwoko bw'Imana mwe, mbese muraho nshuti z'umusaraba, mbese muraho amatabaza yanyameze ute, mbese muraho tutaravuga ibindi, mbese muraho ubwoko bw'Imana mwe, mbese muraho nshuti z'umusaraba, mbese muraho amatabaza yanyameze ute, mbese muraho abagabo n'ababyeyi, mbese muraho ubwoko bw'Imana mwe, mbese muraho nshuti z'umusaraba, mbese muraho amatabaza yanyameze ute, mbese muraho tutaravuga ibindi, mbese muraho ubwoko bw'Imana mwe, mbese muraho nshuti z'umusaraba, mbese muraho amatabaza yanyameze ate. Amen, 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 amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndabasuhuje mwese abari mu Rwanda, bari hanze, inshuti zanjye, abankunda cyane, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Yesu ashimwe. Amen. Amazina yanjye nitwa Uwase Antoinette, uzi ku izina Rukundo. Ndi umumama w'abana 7, mfite umugabo umwe, ntuye hariya mu Busanza. Imana yabera iduhane umugisha. Amen, ndabakunda. Amen, amen. Antoinette Rukundo, natwe turakwakira kandi turakwishimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'amahoro rero iguha umugisha bwo kwitanga ukaza gutambutsa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka tugusabe rero usenga Imana, ubundi ukumva kuyobora uragenda kwa nguko. Ni karibu. Yego, Imana data twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera bikemera. Mana turagushimiye. Ni wowe utuma tubyuka bikemera, ni wowe utuma kwirirwa bikemera, ni wowe utuma tubaho ibihe byose. Imana yabera ishimwe. Aya masaha turagushimiye ku nabaye mu ruhande rwacu. Hari imigambi ya dayimoni wagiye wica, hari incakure ya Satani wagiye wica, wabanye natwe urahaba, wagize neza Mana. Icyo rero twimiriye n'imbaraga mbi zose z'umwijima, gukora kose kwa dayimoni byishyira hejuru byikakazi byiyoberanya, mu izina rya Yesu tubitesheje agaciro. Nyemerera uyu mwanya ntaba ari twa bari uboneka, uyu mwanya ntaba ari umuntu bari uboneka, ntaba ari uyoboye iyi kamera uboneka bari uboneka, ntaba ari njye ugiye kuvuga uboneka bari uboneka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho rero gomeza kubana natwe, kandi Imana utugirire neza, ijambo ryawe urushyigikire ibyo ngiye gutambutsa aha ngaha. Ntaba ari njye uboneka waba ari uboneka, mu mbaraga z'umwuka wera. Ngaho rero nasengeraga uno mwanya, nesha agaciro imbaraga mbi zose z'abakonikoni, nesha agaciro imbaraga mbi zose za dayimoni, mvuga ngo izina ryawe ryamamara ibihe byose. Ngo gomeza kubana natwe kandi ube mu ruhande rwacu, mu izina rya Yesu tubisabye Kristo wera. Amen. Yesu ashimwe. Nari majije igihe nsenga nifuza kugaruka ku iyi televiziyo Umusaraba TV, ariko nabanjije gufata ibihe byo gusenga kugira ngo Imana impereze icyo kuza kuhavugira. Nuko Imana irangije nyine impereza amagambo yayo yo kuza kuvugira aha ngaha, cyangwa impereza ubutumwa. Nibwo nanjye nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo inze mbagezeho ibyo Uwiteka Nyiringabo yampaye. Rero ibyo ngiye gutambutsa buri mu byiciro ni nkaho ari 3. Ni ibyiciro 3. Ibyo ngiye gutambutsa mu byumve, mu bishyire ku nkingi z'umutima wanyu. Imana ishimwe. Rero narasenze, majije gusenga, cyangwa uyu munsi nkaba nasenze, Imana irangije irambwira ngo inze mbwire abantu bayo bongere basenge. Irangije irambwira ngo muri uko gusenga basenge, basengera uyu mwaka bagiye kwinjiramo. Imana irangije irambwira ngo basengere ukwezi kwa 12.
bagusengere mu gihe bazaba binjiye mu kwa 12 bazafate amasengesho. Umuntu wese w'umunyamasengesho ku ruhande rwe azafata amasengesho y'iminsi 3 yo kugira ngo asenge amenye iby'umwaka yinjiyemo wari we. Imana irangije irambwira ngo Satani asutse umwuka mubi usutse ku bantu bayo, isutse umwuka wo kugira ngo abantu benshi bapfe impfu zitunguranye. Imana irangije irambwira ngo uyu mwaka cyangwa ku kwezi kwa 12 ni abantu bongere basenge kugira ngo Imana ibarinde, kubera yuko Satani cyangwa ikuzimu basabye ibitambo byinshi bigiye bitandukanye. Basabye ibitambo byo guhura n'impanuka, ibitambo byo kuryama ukabupfuye utazi ikikwishe, basaba ibitambo byo kurwara indwara z'amayobera. Ariko Imana irambwira ngo abantu bayo bafate amasengesho y'iminsi 3 kugira ngo Imana ibarinde, ibashyigikire, ibatwikire. Imana irangije irongera irambwira ngo ababyeyi basengere urubyiruko, basengere abasore n'abakobwa, kuko Satani yohereje umwuka mwinshi w'ubusambanyi bagasambana. Ariko ikintu bakwiriye gusengera cyane ni abana b'abakobwa, kuko Satani agabije inda z'indaro kuri abo bana b'abakobwa. Imana irangije irambwira ngo ababyeyi ngo nibarire, banihe, batake, basengere urubyiruko. Ariko muri uko kugusengera urwo rubyiruko barushinganishe, nibamara kurushinganisha kugira ngo Imana ishyireho ubudahangarwa ku bantu bayo. Imana niko yambwiye. Irangije rero irongera irambwira ngo ababyeyi bongere bafate ibihe byo gusengera abana babo bari ku mashuri, kuko Satani yohereje umwuka tena wo kuza bakaza kubashimuta bari ku mashuri. Mbega ni imbaraga z'abadayimoni zigiye gukora kugira ngo zijye ziza gushimuta abo bana bari mu mashuri, baba bari mu mashuri bakabashaka bakababura, kandi ari abadayimoni babashimuse. Imana irangije irambwira ngo ababyeyi nibajye basengera abana babo bari mu mashuri, bajye babashinganisha, kuko Satani ari gukora cyane. Satani kuko arahagurutse, Satani arahagurutse afashe imbaraga nyinshi zirenze izo yakoreshaga zo kugira ngo zize zibabaza abantu b'Imana. Ariko icyo mukwiriye ni ugusenga, niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo musenge, mwongere musubira mu bihe byo gusenga, musenge kugira ngo mumenye amakuru ku gihe cyayo, kugira ngo mumenye uko mukwiriye kurindwa nayo, kugira ngo mumenye uko mukwiriye kugotwa nayo. Imana rero irangije irambwira ngo uyu mwaka haje indwara z'amayobera zitandukanye. Ariko Imana irangije irambwira ngo mwongere musengere umwaka wa 2026, kubera yuko hagiye kubaho ibintu bigiye kubabaza umugenzi wari we wese. Hagiye kubaho ibintu bikomeye, kubera yuko umuntu uri mu buryo bw'umubiri utari mu mwuka ntago azabasha kwihanganira urwo rugamba. Ariko Imana irangije irambwira ngo ninze mbabwire ngo nimwongere musenge kugira ngo uriya mwaka 2026 abizaba yarinze muri uno mwaka izongere ibarinde muri mwaka wa 2026, kubera yuko hagiye guca abambaye, hagiye kuza ibintu bibabaje, hagiye kuza ibintu bigoye. Kandi Imana irangije irambwira ngo mbwira abana bayo abayubaha, abayisenga, abayitakira umunsi ku munsi. Irangije irambwira ngo nimusabe ibimenyetso, nimubisabe kuko hagiye kuza ibihe biruhije, ibihe bigoye. Imana irangije irambwira ngo uriya mwaka 2026 nibwo ikimenyetso kije cyakora ku mugaragaro. Abantu rero ntabwo bari maso, abantu ntabwo bari gusenga, abantu barasinziriye. Ariko yaba bari bafite amakuru y'umwaka bagiye kwinjiramo, yaba bari bafite amakuru y'uyu mwaka barimo uko uzarangira, Imana irangije irambwira ngo abantu nibasubire ku bihe, nibasubire mu bihe, bongere basenge, bongere bambara imbaraga, bongere bambara gukomera, kubera yuko urugendo rurakomeye kandi ruraruhije. Imana ishimwe. Mu cyiciro cya 2 rero irangije na ku icyo cyiciro nagiye kubona, majije kubona ndi gusenga, mbona hari abantu benshi bari gusenga. Ariko muri uko gusenga ngiye kubona bari gusenga, ndabaza ngo aba bantu ko bari gusenga bavuza induru bimeze te? Umwuka arangije arambwira ngo abangaba nabari gusenga basengera amasezerano ntegeze mbahereza, ahubwo bambaza ibyo bahawe n'abantu. Imana ishimwe.
Imana irangije irambwira ngo abantu benshi bari gusengera amasezerano Imana itegeze ibahereza, abantu benshi bari kuvuza induru, abantu benshi bari gusakuza basengera amasezerano kandi ari amasezerano bagiye bahabwa n'abantu. Imana irangije irambwira ngo nibareke kuvuza induru, nibareke kuvuza induru, nibareke kwivugiriza induru, kuko hari ayo yagiye bahereza, amwe yarasohoye ntibabimenya, ariko hari n'andi kubera hari abantu bari gusenga imitima yabo idafite agakiza, imitima yabo itarakiriye Yesu nk'umukiza wabo. Abantu benshi bari gusenga bafite byinshi bimitse mu mitima yabo, bafite byinshi bashyize imbere, ntibakiranuke, ntibacire bugufi Uwiteka, barangiza ahubwo bagasenga bagendeye ku masezerano. Imana irangije irambwira ngo dore hari abantu benshi babeshye amasezerano, bavuga ngo niyo yavuze kandi atari yo yavuze. Imana irangije irambwira ngo nibareke kuyisakuriza, nibareke kuyivugiriza induru, kuko ibyo yavuze bimwe yarabibasohoreje, ariko hari ibindi bategereje ariko batazegera babona, kuko nibyo abantu babahaye, ariko ibyo yabahaye niba byizera by'ukuri kubikora izabikora. Imana ishimwe. Niko Imana yambwiye. Nuko rero bikimeze gutya rero, abantu rero, abasore, abakobwa, ababyeyi, abagabo, nibasubire mu mwanya wo gusenga neza, nibasubire mu mwanya wo kuyubaha neza, nibasubire mu mwanya wo gushaka amakuru neza, kubera yuko abantu benshi bagiye kugwa mu rujijo, abantu benshi bari mu rujijo, abantu benshi imitima yabo iri kure, abantu benshi mbese babuze aho bagana, abantu benshi babuze icyo bafata n'icyo bareka, kubera yuko bihuse muri kirabaye, bagendeye muri kirabaye, bafata ibidakwiriye gufatwa, bagendeye muri kirabaye bambara umwambaro badakwiriye kwambara, bagendeye muri kirabaye bambara inkweto badakwiriye kwambara, bagendeye muri kirabaye bafata inkoni itari yabo, bagendeye muri kirabaye bafata agakiza katari akabo. Imana rero yambwiye ngo ninze mbabwire ngo mureke kwisakuriza, mureke kwisakuriza. Ibyo yavuganye namwe kubikora izabikora. Hari n'ibyo yakoze murayibona, ariko hari ibyo mutegereje mutazegera mubona. Imana ishimwe. Ikindi cyiciro rero cya gatatu nagiye kubona mbona abantu bari gukora divorce. Abantu bari gukora divorce, Imana irangije irambwira ngo abadamu bananiye kwihanganira ibyingo zabo, irangije irambwira ngo abagabo nabo bananiye kwihanganira ibyingo zabo, babanye bakize, babana neza bamajije gukena, umwe acukuye n'undi acukuyiwe. Niyo mpamvu Satani yakubise igitego cyangwa arinjira, amajije kwinjira aza gusenya ingo kubwa abantu be bagiye barangara. Imana irangije irambwira ngo mbwira abamama bararangaye, irangije irongera irambwira ngo mbwira n'abapapa bararangaye. Bamajije kurangara nibwo divorce zabaye nyinshi. Imana irangije irambwira ngo mbwire wowe mu mama cyangwa mwebwe mwabamama mwebwe mwasenya ingo zanyu, mwazize kurangara cyangwa mwagendeye mu gikundi cy'abahanuzi bakababwira ngo ingo ntabwo ari zanyu, nange kuko mutasenze mukumva yuko urugo atari urwanyu. Imana irangije irambwira ngo dore araje kukubaza urwo rugo rwawe wasenye kubera kubura ubwenge cyangwa kubera umwuka wo kugira ngo umenye amakuru. Imana irangije irambwira ngo nongere ngo nkubwire wewe mu mama we wasenye urugo rwawe kubera kugendera muri kirabaye, kubera kugendera mu kivunge. Irangije irambwira ngo winjije divorce kubera kubw'intege nkeya, kubera kubwo kunaniga, kubera kubwo kunanirwa. Imana irangije irambwira ngo Satani yarinjiye, divorce irinjira. Imana irangije irambwira ngo nize nkubwira ngo ese ko iyo divorce yinjiye ugatandukana n'umugabo wawe, none ukaba unaniwe kwihangana, ukaba uri kugenda gusenya izindi ngo zari zihagaze. Imana irangije irambwira ngo izo ngo uri gusenya cyangwa umajije gusenya ije kuzikubaza. Niko Imana yambwiye ngo nze nkubwire cyangwa nze mbabwire. Imana irangije irambwira ngo ikibabaje ni abantu batari kwihangana, ni abantu bari gucika intege kandi Yesu yari agiye kuza. Imana irangije irambwira ngo ni abantu bari kunanirwa kandi igihe cy'ibisubizo cyari cyegereje. Imana irangije irambwira ngo ni abantu batari gusenga bashikamishije umwuka iteka, babuze imbaraga, babujije abandi gutambuka. Imana irangije irambwira ngo iki
ikiyizanye ni ukuza guhora no guhana. Imana irangije irambwira ngo dore wowe mubyeyi we wararusenyera kwihorera, ariko uragenda ubutayu ukabuzenguruka, insengero ukazizenguruka, ugahaga amasezerano yo kugufata ku maso. Irangije irambwira ngo inze nkubwire cyangwa nze mbabwira ngo urabikoroka kwihorera, ariko izabishyira ku mugaragaro byose uko bingana. Imana ishimwe, Imana yabera ishimwe. Irangije yongera irambwira ngo mbwire ngo abagabo, kuki abagabo batari kunyurwa, kuki abagabo batari kunyurwa, kuki abagabo batari guhagarara neza, kuki abagabo batari gukomera, kuki abagabo, kuki. Imana irangije irambwira ngo ese ko washatse umugore wawe umukunda, ubona ari sheri, wabona gukwiriye, wamara gutera imbere cyangwa yamara kukuzamura mu yindi ntera ukamwitegereza, wamara kumwitegereza ukabona wa mugore wawe atakigukwiriye, warangiza kubona atakigukwiriye ugahitamo gukora nawe divorce. Imana yambwiye ngo inze nkubwira ngo iraje guhana, ije guhemba no guhana, ije guhemba. Kandi irangije irambwira ngo izahora abana gukiranuka kwa ba se na ba nyina. Imana irambwira ngo mbabwira ngo muri guteza imivumo abamwabyaye cyangwa muri guteza imivumo mu miryango yanyu. Imana irambwira ngo yewe we mugabo we, iraje wihisha mu itorero, ukihisha mu byumba, ukihisha mu murimo runaka, ariko iraje kugushyira ku mugaragaro. Imana ishimwe. Imana irangije irambwira ngo irabikora ikakwihorera, ariko izabishyira ku mugaragaro byose uko bingana. Nimwibye kunyurwa, nimwibye kunyurwa, nimureke kwinjiza satani, nimureke kwinjiza dayimoni n'ingabo ze, nimureke kwinjiza dayimoni, kubera yuko igihe kirageze umuntu ashaka gusenga atakibibona, nyamara Imana yari yaratanze igihe cyo gusenga cyangwa amahirwe. Imana ishimwe. We mugabo we nubyumve, we mugabo wubyumve, we mugore wubyumve, ugarukiraho ngaho. Nubyumva ugarukiraho ngaho. Numara kugarukiraho ngaho, amahirwe yagutambutseho Yesu azayagarura ku buzima bwawe. Numara kugarukiraho ngaho, ibyo wabonye bitashobotse Yesu azabishobora. Ariko icyo akubwira ni ukwirinda gusenya ingo z'abandi, zaba numara zisenye wijya gusenya izindi. We mugabo we, izaba numara zisenye wijya gusenya izindi zihagaze. Imana ishimwe. Reka dusome rero amagambo ari muri Yesaya, ibice 14 umurongo wa 9 kugeza ku wa 13. Yesaya ibice 14 umurongo wa 9 kugeza 13. Yesaya ibice 14 umurongo wa 9 kugera 13. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya ibice 14 umurongo wa 9 tugeze ku 13. Ikuzimu hasi hagurukijwe no kugusanganira, hakuzuriye abakuru bo mu isi bose bapfuye, hakuye abami b'amahanga bose ku ntebe zabo, ngo bakuye abami b'amahanga bose ngo ku ntebe zabo. Abo bose bazakubaza bati, mbese nawe ubaye umunyantege nkatwe? Wowe mubyeyi we wananiwe kwihanganira iby'urugo rwawe, ukaba ugiye gusenya iby'urugo rundi ruhagaze. Ese nawe ubaye umunyantege nkeya, wowe mugabo we wananiwe kwihanganira iby'urugo rwawe, ukaba ugiye gusenyera undi mupapa urugo rwe rwari ruhagaze. Uhanijwe natwe, icyubahiro cyawe n'amajwi y'inanga zawe, icyubahiro cyawe ngo n'amajwi y'inanga zawe bimanuwe ikuzimu, usasiwe inyo urazoroswa, Imana ishimwe. Wanyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, kuvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga, ko baguciye bakakugeza ku butaka. Ese wewe mubyeyi we ko baguciye bakakugeza ku butaka? Ese wowe mugabo we ko baguciye bakakugeza ku butaka? Ijuru rirakubaza ngo ese ijuru riguciye abantu bakakwanga bakakuvaho, iyo miryango ikakuvaho, abo wishyigikiye bakakuvaho, wasigarana nandi? Yego,
waribwira guti nzamanuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi 14 nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira nzaba nk'isumba ryose dukomeze ariko uzamanuke kuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo abazakubona bazakwitegereza cyane bagutekererezeho bati uyu ni we wahindishaga isi wewe mubyeyi we warahanuraga isi yose mbese ukavuga ibintu bigasohora ibintu bikemera ariko ukabusenye urugo rwawe ukajya gusenya n'abandi ikuzimu bagatangira bakakumwaza uko birababaje isuzume wigenzure we mugabo we wisuzume wigenzure mu ruhande rwawe uyu ni wahindishaga isi umushyitsi akanyeganyeza ubwami agahindura isi ubutayu asenya imidugudu yo muri yo ntarekure abanyagano ngo basubire iwabo abami b'amahanga bose uko bangana basinzirira mu cyubahiro umwami wese wo mu nzu ye bwite naho wowe bagutesheje imva yawe utabwa nk'ishami ryanzwe urunuka ariko mu ntumbi zihinguranijwe n'inkota zijugunywa mu mabuye yo mu rwobo uri mu ntumbi zihinguranijwe n'inkota zijugunywa mu mabuye yo mu rwobo kandi umeze nk'intumbi bakandagira ntuzahambanwa n'abandi bami kuko watsembye igihugu cyawe ukica abantu bawe urubyaro rw'inkozi z'ibibi ntiruzibukwa iteka nimutegure aho kwicira abana bazima gukiranirwa kwa base kugira ngo badahaguruka bagahindura isi bakayikwizamo imidugudu nzabahagurukira ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga kandi Babuloni nzahatsemba izina ryaho n'abasigaye bacitse ku icumu abana n'abuzukuru ni ko Uwiteka avuga nzahindura igihugu cy'ibinyogote n'ibidendezi by'amazi nzahakubuza umweyo urimbura niko Uwiteka Nyiringabo avuga ntakeneza ijambo ry'Imana izarimbura bitewe no kwinangira kwanyu bitewe no kutumvira kwanyu bitewe no kutanyurwa kwanyu ariko ikibabaje nuko izahora abana gukiranirwa kwa base na ba nyina. Imana ishimwe. Birababaje kuba wazanira abo wabyaye umuvumo, birababaje kuba wazanira abo wabyaye urupfu bitewe no kwinangira, birababaje kuba wazanira umuryango wawe ibibazo bitewe no gutakiranuka no kudakira Uwiteka bugufi. Ni impamvu kigituma amasezerano yawe uyavangavanga. Ni impamvu kigituma uvanga no kuvuga ngo yavuze itavuze. Ni impamvu ki ariko ijambo rirakubaza ngo yewe uje kuzimu usasiwe inyo wiyoresha izindi. Birababaje kuba ikuzimu bakubaza ngo usasiwe inyo wiyoresha izindi. Birababaje mugabo kuba ikuzimu bahakubaza. Birababaje we mubyeyi
ikuzimu bakubaza, birabaje we musore ikuzimu bakubaza amagambo, birababaje we mukobwa we kuba ikuzimu bakubaza ibyo. Ariko intego nagendeyeho ni wowe mubyeyi we uri gusenya ingo z'abandi. Intego nagendeyeho ni wowe mugabo we uri gusenya ingo z'abandi. Ni wowe utari kunyurwa, ni wowe utari kwakira uwijuru byaguhaye n'umwakira uko yamukuhaye, ahubwo wabona mugeze mu bibazo ukamutera umugongo, wabona ubukene buraje ntiwibuke yuko wavuganye n'Imana, ntiwibuke yuko yakubwiye ko ari urugo rwawe, ahubwo ugatangira kumera nk'umupfumu ukajya gushakisha arahanuzi. Wamara kubashakisha nabo bakavuga ngo iravuze ngo urugo si urwawe, nawe warangiza ugafata iya mbere ugasohoka mu rugo rwawe ukarutera umugongo. Wamara kurutera umugongo wagera hanze ahangaha isi imajije kukubona, isi imajije kukota umubiri wawe ugatangira ukananirwa. Wamara kunanirwa ugahindukira ukajya gusenyera bagenzi bawe. Imana yabera ibishimire, kandi Imana yabera ibahereza agakiza, Imana yabera ibahereza gukiranuka, Imana yabera ibahereza gukomera. Kuko udakomeye muri uru rugendo bizamugora, kuko udashikamye muri uru rugendo bizamugora, kuko utari maso uyu mwaka uwo ni ubaye akabarore, kuko utari maso uriya mwaka uwo nguwo ni unaniwe gukomera, kuko utabaye maso uriya mwaka ibije bije bimuguyeho kubera adafite amakuru. Ariko rero icyo mukwiriye gukora ni ukugendera ku ijambo. Ijambo byarambwiye ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Utejejwe ntabwo azabona umwami Imana, utejejwe ntabwo azabona Imana. Uko byaba bimeze kose, uba ukomeye, uba waraheje, uba uri umunyamutunzi, utejejwe ntabwo wabona Imana. Ariko birababaje kuba ikuzimu bakubaza ayo magambo ngo uramanutse usasiwe inyo wiyorosheje izindi. Birababaje. Icyo nkwifuriza nuko ikuzimu batakubaza ayo magambo. Icyo nkwifuriza ni uko wagaruka mu mwanya wawe. Icyo nkwifurije ni uko wagaruka mu bihe byawe byo gusenga. Icyo nkwifurije ni uko wanyurwa n'urugo rwawe ukanyurwa n'uko yakugize. Icyo nkwifurije ni uko wakira bugufi Uwiteka ukamenya ko ari uvuze. Wamara kumva ko ari uvuze ugafata umwanzuro ukavuga ngo data dore ahangaha nagenze nabi, uko nagenze nabi ndagarutse. Kandi icyo nzi ni uko iyo Uwiteka umukire bugufi imbabazi ziwe zihora ibihe byose. Imana yabera ishimwe n'ayo magambo Uwiteka ari amaye, cyangwa n'ubwo butumwa Uwiteka ari amaye ngo mbagezeho. Imana ishimwe. Amen. Ndagushimye Yesu, ndaguhimbaje. Shimye ko kuri Imana nziza, gushimye ko kuri Imana y'inyambaraga. Kera cyane bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ni kwifuza undi murengezi. Ibyaba abagabo urabizi, ibyaba ababyeyi urabizi, Mwami Nyiringabo, iby'uyu mwaka urabizi, iby'uriya mwaka wundi tugiye gutangira urabizi. Data wa twese, iby'urubyiruko urabizi, abakobwa, abasore urabizi. Mana Nyiringabo, nudukomereza amaboko yacu, amavi yacu arinde kugenda asukumwa mu mbaraga z'umwuka wera. Tayazo bini kontroli manga ya vasiri, bini kontroli. Haleluya. Wiwi ndagushimiye. Uri Imana nziza ijya yumva gusenga kw'abera. Uri Imana ujya igamburira imigambi mibi yose ya dayimoni. Uri Imana ujya igamburira imigambi yose ya Satani, byishyira hejuru ukabitesha agaciro. Imbaraga zose za dayimoni ukazitesha agaciro, byaza gusenya umurimo wawe ukabitesha agaciro, byaza kwiyoberanya ukabitesha agaciro. Mana ushimwe. Ingo zigihagaze ntuzikomereho, zikomereza amaboko yawe. Izananiwe data, hari icyo wakora kugira ngo zigaruke mu mwanya. Abakobwa bakomereza amaboko yabo, abasore bakomereho data. Mana Nyiringabo, tugirire neza data, ufashe abantu bananiwe, ubakomeze muri uru rugendo. Yesu mwiza, ubahindure data, ubagarure Mana. Ari imitima yabo yagiye, nyemerera iyo mutima yongere uyigarure. Mana Nyiribihe, data twese uri mu ijuru, abatari kunyurwa ubahereze kunyurwa, abatari kwihanganira ibyingo byabo ubahereze kubyihanganira. Data wa twese uri mu ijuru, dore abadamu ntabwo bari kunyurwa data, abadamu ntabwo bari kunyurwa. Mana Nyiringabo, bari gushaka kubona ibirenze. Mana Nyiribihe, nyemerera data, nsengeye aba badamu ubahereze kunyurwa, ubahereze kunyurwa, ubahereze kunyurwa. Nyemerera
umenye ububyaje bwa Satani buri guturuka mu izina rya Yesu. Ari ingo zari zigeze ku ndunduro niwongere uzubake, niwongere uzikomeze. Ari ingo zari zigiye niwongere uzikomereho. Data wa twese, Satani ari gusenya ingo z'abubaha Imana, z'abakubaha. Izo nizo Satani ari gushaka gusenya, ariko izo ngo Mana ndazishinganishije kugira ngo uzikomereho, ukomere ku bapapa mu izina rya Yesu. Abakubaha bagirire neza, ubane nabo kandi Data ubakomereza amaboko yabo. Mana nasengeraga izi ngo Mana, nazizamuraga Mana mu masengesho, nyamara uzigirire neza. Niko nazamuraga urubyiruko Mana, nabwo urukomereho urubyiruko Mana. Niko nasengeraga n'abari gusenga bagutotesha amagambo mu izina rya Yesu, bakubaza amasezerano kandi hari ayo babitse, ari ayo bahawe n'abana b'abantu. Nyemerera nabo Data ubahereze umwuka wawe, wongere ubakore ku maso, bamenyeshe iby'isi n'ibihe mu izina rya Yesu. Bamenyeshe kumenya numva ari wowe wavuze cyangwa atari wowe wavuze. Ubahereze amakuru nyirizina kandi amakuru atavangiwe, kuko uri umwungeri mwiza. Ngo rero gomeza kubana natwe kandi ugomeze kutwitaho. Iyi kamera ndayisengeye mu izina rya Yesu. Hari ibintu byinshi bishaka kwinaniza, ariko turatatanya imbaraga zose z'umwijima, turatatana gukora kose kwa dayimoni mu izina rya Yesu. Iyi kamera yavuye mu bushake bwawe Data we twese uri mu ijuru, iva mu rugamba, ariko hari ibintu byinshi bishaka kunaniza Data we twese. Iyi kamera Data we twese ndasengeye nyiri iyi kamera, nyemerera umukomereho Data, ubwo benshi baguye ku rugamba umurinde kugwa kuri uru rugamba. Mwami nyiringabo umukomeze Data, numara kumukomeza umushyigikire. Amavuta y'Imana ntakamuveho, amavuta y'Imana ntakamuveho. Ibihe byose ujyubana nawe, kandi uko imisozi igose Yerusalemu ngo ni kugose abantu bawe uhereye none ukageza iteka ryose. Nawe uko imisozi igose Yerusalemu uhereye none umuzamura ibendera ry'ubutsinzi mu izina rya Yesu. Umuzamura ibendera ry'ubutsinzi, ibendera ryo kunesha Data wa twese uri mu ijuru. Kandi Imana ubwo benshi bagiye kunyagirwa, uzamurinde kunyagirwa, umuhereze umutaka, umutwikira ibihe byose, umutwikira mu mvura, umutwikira ku zuba, kuko uri umwungeri mwiza. Nasengeraga iyi mitima ngaho Data Mana nyiringabo, uyihereze agakiza, uyihereze gukomera no gushikama. Ni mu izina rya Yesu mbisabye Kristo muzima, amen. Amen, amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha mwinshi cyane utagabanije, kandi ntacyo twakongera ku butumwa utambukije, ahubwo hahirwa uwumva yamara kumva akanumbira, kuko niko n'ijambo ry'Imana riba ridusaba. Twenye ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi Imana yari yaguhaye, ariko kandi birashoboka yuko ari wifuza kugira ngo mwongere musengane kugira ngo yongere yakire izindi mbaraga. Wowe watambukije ubutumwa, niwe ufite n'uburyo ushobora kumusengera isengesho bitewe n'uko n'icyerekezo uri kumubonamo. Reka tugusabe utange nimero za telefone zawe abantu bakubonaho. Nimero zanjye ni 07 8 5 5 3 6 9 8 9 07 5 5 3 6 9 8 9. Mbuze kuri MTN Tigo ni 07 2 11 39 7 18. Amen. Imana iguha umugisha. Nimero bagenda bayibona no muri screen turi buze kuyishyiramo kugira ngo ize kugaragara neza, kugira kuko ubutumwa utambukije n'ubutumwa bukomeye cyane, kugira ngo uwari wese ubona iyo nimero uyifuza ahita ayibona hafi. Imana y'amahoro iguha umugisha. Amen, amen. Tuzasubira ubutaha. Yego. Nshuti muvandimwe, twari turi muri kino kiganiro muri buno butumwa, wakoze cyane kubwo umuhate wo kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Dusubikiye hano rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, reka tuzabane ubutaha. Ibiganiro byacu ku musarabyo nakagaruka. Ciao ciao. Amen.